nibyo koko uyu munsi turi hano Beatrix Park Amsterdam aho twaje gutaha uru rwibutso rwo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ni igikorwa gikomeye kuko n'urwibutso rwa mbere mu gihugu cy'Ubuholandi. Rukaba rero rusanga izindi nzibutso ziri ku butaka bw'i Burayi, n'urwibutso rwa 20 hano ku butaka bw'i Burayi. Ni igikorwa cyiza kubera ko ni urwibutso aho abarokotse jenoside baba mu Buholandi bazajya baza kwibukira ababo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse rukaba n'urwibutso aho Abaholandi ubwabo cyane cyane urubyiruko, amashuri bazajya baza kugira ngo baganirizwe ku mateka yacu ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo ntibizongere kubaho ukundi. Rero ni igikorwa cyiza, tukaba dushima umujyi wa Amsterdam wadufashije mu gushyiraho uru rwibutso, tukaba dushima Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuholandi yabidufashijemo. Njyewe ubwanjye nka ambasaderi nshimira byimazeyo Madame Christine Safari, perezida wa Ibuka mu Buholandi, kubera nanjye kuvuga ngo intambara yarwanye muri imyaka 5 amaze ayobora uyu muryango kugira ngo Ubuholandi bugire urwibutso, none tukaba tubigezeho ko twakoranye igihe cyose muri navuga iyi myaka hafi 2 dutangiye iyi process. Ubu rero ni igikorwa cyiza, nkaba nshimira abo bose, kandi tukaba twizera yuko uru rwibutso ruzafasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ruzafasha n'Abaholandi muri rusange mu gutekereza, mu kwibuka no kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi. Uru rwibutso ni ikintu gikomeye cyane bikomeye ku buryo ubu numva no kuvuga byampaye emotion zikomeye, kuko izi zari inzozi zo kubona urwibutso. Tumaze imyaka 5 tubyirukankaho, ntimushobora kubyumva ukuntu byagenze, ariko buri igihe kirageze duhawe urwibutso. Murabizi urwibutso ni ikintu kizadufasha bapfobya jenoside bavuga ko itarabayeho. Urwibutso zigisha abana bacu, urwibutso tuzajya nk'ubu waba wumva utameze neza ukaza ugashyiraho uturabo. Ni ibintu bikomeye cyane kuri Ibuka Holande no kuba rokotse jenoside bose bukwisi, kubona urwibutso nkuru. Ndashimira cyane nakoranye na ambasaderi na ambasade yacu, ndamushimira cyane kuko yabishyizemo ingufu bikomeye, yabishyizemo ingufu kuko byari ibintu bigoye. Ngewe nzi uburyo byagoranye, twanditse amabarwa ntacyo tutakoze, ariko bigeze aho birakunda. Kuri twebwe ni intsinzi. Nahoze mbwira abantu nibwo bwa mbere numva kuva twakora kwibuka, nibwo bwa mbere numva nagize ibyishimo, harimo ibyishimo nta n'umubabaro nge mfite. Nk'ubu iki gikorwa ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiduhaye icyizere, ni ikintu Abaholandi nabo bazajya bareba. Bahoze batubwira yuko bazajya bazana abana hano tugatangira kujya bigisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kituvuye ku mutima, ni ikintu dushimira cyane. Abayobozi ba hano baradufashije, mbese ni byinshi. Ndashimira cyane, ndashima, ndanezerewe, ntabwo mushobora kubyumva. Murakoze cyane. Ikindi umuntu yakongeraho nuko kugira uru rwibutso mu mujyi wa Amsterdam ari ibintu byiza, kubera ko Amsterdam ni umujyi mpuzamahanga, ni umujyi uzwi, ni umujyi nawo wahuye n'icyago cya jenoside yakorewe Abayahudi, kuko na hano muri uyu mujyi hari inzibutso nyinshi za jenoside yakorewe Abayahudi. Rero ko hari n'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu byiza, kuko hari ubwisungane, kuko jenoside ni icyaha mpuzamahanga, ntabwo ari icyaha gikorerwa abantu bamwe mu gihugu kimwe. Iyo gikorewe abantu mu gihugu kimwe bazira ubwoko bwabo, kiba cyakorewe inyokomuntu muri rusange. Rero ni ibintu byiza. Hanyuma kuba tugize urwibutso rwa mbere mu Buholandi nabyo bifite icyo bivuze, kubera ko Ubuholandi ni igihugu cyadufashije cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi.
aho ubutwererane bwibanze cyane cyane ku rwego rwacu rw'ubutabera, basana bubaka inkiko, bigisha abacamanza, abavoka, abashinjacyaha, ndetse banadufasha mu butabera mu gukurikirana abakoze jenoside yakorewe abatutsi bari hano, bari bihisha hano mu Buholandi, kubera ko bakurikiranye banaburanisha hano muri iki gihugu cy'Ubuholandi bamwe muri bo, abandi babohereza mu Rwanda muri procedure bita extradition, baraboheje kandi n'ubu biracyakomeza, hari n'abagifunze. Tukaba rero twizera yuko Ubuholandi buzakomeza, kuko hari abandi bakihishe mu Buholandi bakoze jenoside yakorewe abatutsi, kandi akaba ari nabo bagikwirakwiza guhakana jenoside yakorewe abatutsi no kuyipfobya, bari hano mu Buholandi. Rero ni byiza, urwibutso ngira ngo hari iyo signification yuko ari igihugu twafatanyije mu kurwanya jenoside, mu kubaka urwego rwacu rw'ubutabera, ndetse n'umujyi wa Amsterdam ukaba ari umujyi nawo ufite amateka ya jenoside yakorewe abayahudi, hakaba ari icyo kintu cy'ubwisungane ku banyarwanda, ku batutsi bazize jenoside mu Rwanda. Icyo nakongeraho nanjye ku byo ambasada avuze, hano uyu mujyi wa Amsterdam kugira ngo ubone mu rwibutso ni nka miracle, kuko uno ni umujyi ukomeye, hari abaturisite benshi cyane hano, birazwi. Urabona turi muri park, kuduha ahantu nk'aha iruhande rw'amazi, ahantu heza, ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo tubifata nk'ari ibisanzwe, ni ibintu bikomeye. Nk'uko ambasaderi yabibasobanuriye, urumva dufitanye amateka n'iki gihugu, nabyo baradufasha ku byerekeye justice. Urumva rero byari kuba bidasanzwe kubona nta rwibutso tugira hano, byari ibintu ubona bidasanzwe. Ubu rero uko nza Abaholandi, ubu ko baduhaye Amsterdam, n'ahandi tuzahabona. Ntabwo duhagarikiye aha, tugiye gukomeza gushaka inzibutso izashoboka zose, tuzazishakisha, kuko ubu bo baba babonye bene wabo babikoze, n'abandi bashobora bahita babigenderaho. Nicyo nakongeraho. Murakoze.